Maze kwagera mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Kera baradutoje ngo nta muntu ubwira umuntu mukuru ngo Yesu nashimwe, niko pastor wacu yatubwiraga. Abo babatoje ntago ngiye kubagaya nawe ugaya abakuru. Ariko ibyo babatoje naho byanditse muri Bibiliya. Yego nico nshatse kuvuga. Ariko ni nziza cyane. Ndabona isaha zigeze reka tubahaye ikaze kandi uyu munsi ni Pentecote, namwe tuvuga ngo umwuka wera bane natwe twebwe turagaruka mu kanya. Reka tubarikiye kumva ijambo ry'Imana. Ndacyari Sime wabiya mbere kuri mikoro ndetse na Rukundo. Reka tongere tubasuhuze mwese abakomeze gutega Radio Sarusi amatwi muri iki gitondo, kandi abakurikiye kino kiganiro cyo kuramya no guhimbaza. Twagira ngo tubifuje amahoro ya Kristo kandi tubifurize Pentecote nziza kuri iki cyumweru. Ni icyumweru turi mu kwizihizaho Pentecote. None reka dusenge hanyuma tugaruke mu ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana zisumba byose, turagushimiye turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza. Iki gitondo tuje kwimva ijambo ryawe ku munsi wa Pentecote. Mana, ubwo tumanukirwa n'umwuka wera utuma twihana ibyaha ndetse tukareka n'ibyo dukora bitaguhesha icyubahiro, ndetse databuja wo kugira ngo turusheho kukumenya no kugusobanukirwa. Ndasengera abakurikiye kino kiganiro kugira ngo mwami abafite inzara n'inyota ubahaze, kandi databuja bagukeneye bakubone kubw'umwami wa Yesu Kristo, izina risumba yandi mazina yose dusabye kandi twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusoma ibyanditswe nka bitatu. Turabanza dusome mu byakozwe n'intumwa igice ni cya 19. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 duhere ku murongo wa mbere turagarukiza ku murongo wa 7. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso. Asangayo abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera? Ni ikibazo yababajije. Mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Murongo wa 3 arababaza ati, mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Dusome noneho ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 duhereye ku murongo wa mbere. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyamadini, bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Amen. Nanone ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, kubera umwanya turahera ku murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Dusomye
amagambo akomeye cyane ahangaha mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tuhasanga amagambo meza ndetse ajyanye n'uyu munsi kwizihizaho umunsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote wasobanuraga kumanukirwa n'umwuka wera. Bibiliya iravuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 guhera ku murongo wa mbere ngo bose bari hamwe bari mu cyumba cyo hejuru, ngo umuriri ubatungura uturutse mu ijuru, ngo buzura umwuka wera batangira kuvuga indimi nshya. Ahangaha turahasanga amagambo akomeye cyane yuko aba bantu bari mu cyumba kimwe kandi bahuje umutima. Ni imbaraga zikomeye cyane zituma Imana igira icyo ikora mu buzima bwacu. Iyo urebye Yesu Kristo aganira n'intumwa ze arababwira ati mujye i Yerusalemu mu ntegererezeyo. Iri sezerano ryo guhabwa umwuka wera Yesu Kristo we ubwe yarisigiye intumwa ze, azisezeranya yuko azazisigira umufasha, kandi uwo mufasha azabamenyesha byose kandi azabafasha muri byose, n'ibyo atababwiye azabibamenyesha. Ngaka akamaro k'umwuka wera. Umwuka wera ugira imbaraga zo kutumenyesha ibyacu byose, akatumenyesha n'ubwiru bw'Imana n'uburyo tugomba kugenda. Umwuka wera, bwoko bw'Imana, kuzura umwuka wera biduha izindi mbaraga zituma tubasha gukora ibyo Imana ishaka. Umwuka wera niwe ugomba kutuyobora mu murimo w'Imana. Mwuka wera niwe ugomba kutwigisha akatubwira iby'Imana. Mwuka wera niwe ugomba kutuba twihana ibyacu bidatunganye imbere y'Imana, noneho tugatunganira Imana. Haleluya. Rero iki gitondo ndashaka kuganira kuri iki kiganiro Pawulo yagiranye n'aba bigishwa ba Yohana. Bibiliya iravuga ngo kubera Apolo wari uri mu Efeso, ngo Pawulo aca muri iki gihugu cya Efeso ahasanga abantu, ngo Bibiliya nk'uko yatugaragarije bageraga hafi ngo muri 12. Ngo ahuye nabo ababaza ikibazo cyiza cyane nawe shaka ko wibaza muri iki gitondo cy'uyu munsi. Imana ishaka kukubaza, ese wuzuye umwuka wera? Wigeze ubatizwa umubatizo w'umwuka wera? Ndabiza ayo mazi wayagiyemo. Indirimbo twasanzemo ivuga yuko ngo bakiriye amatarano, bitabye amatarano yabo, bagiye ku murimo, ngo bayirirwa biyiriza, ngo bagenda mu izuba rikaze cyane, bagenda mu mvura, ariko nago bigeze buzura uwo mwuka wera. Ntago babyakiriye ku mitima yabo, ntago babishize ku mitima yabo. Bwoko bw'Imana, niki gishobora kutumenyesha yuko umuhamagaro wacu turimo ari umuhamagaro uturuka ku Mana? Ni umwuka wera. Ako ni akamaro k'umwuka wera. Ntago ari abantu, ntago ari bene wanyu, ntago ari umubyeyi wawe, ntago ari inshuti zawe, ahubwo umwuka wera. Reka nkubwire, inshuti zawe zizaguhishurira ibijyanye n'irari ryabo cyangwa n'ibyo bagukeneyeho, n'ibyo bareba bagushakaho, ariko umwuka wera azaguhishurira amabanga ajyanye n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ntago ari bibi gukurikiza inama z'umubyeyi, ntago ari cyo nabwirije muri iki gitondo cy'uyu munsi, nibwo ari cyo nshaka kubwiriza yuko umubyeyi atakugira inama, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izerekeranye n'ubwiru bw'Imana no kumenya amabanga y'Imana no kumenya iby'Imana igushakaho n'umurimo w'Imana ishaka ko ukora. Iryo banga rifitwe n'umwuka wera, niyo ishobora kubiguhishurira muri cya gihe cyo kubatizwa mu mwuka wera. Ibyo nibyo Pawulo yabajije ababigishwa ba Yohana. Arababwira ati, ababaza ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana iri mu kukubaza muri iki gitondo cy'uyu munsi. Arababwira ati, se mwigeze mubatizwa mu mwuka wera? Mwigeze mwakira umwuka wera? Basanga ibyo Yohana ntabwo yabibabwiye, ariko baramubwira bati, twarabatijwe. Yohana yaratubatije. Umubatizo wa Yohana wo twarawubatijwe ndetse twarabatijwe. Bwoko bw'Imana, inshuti z'Imana, haleluya. Ibi bintu, iki kibazo Pawulo yabajije ababigishwa ba Yohana ndetse n'igisubizo bamushubije, nicyo gisubizo benshi muri iki gihe cya none basubiza. Barakubwira bati, ese waruzi yuko nitwa Yohana? Ese waruzi yuko nitwa Petero? Ese waruzi yuko nitwa Pawulo?
ayo mazina yose nayahawe nuko yuko nabatijwe, ngo ndetse nabatijwe mu mazi menshi. Kubatizwa mu mazi menshi ni ugusohoza ibyanditswe byose, ariko ntabwo bikuraho kubatizwa mu mwuka wera, kubatizwa umubatizo w'umwuka wera. Hari abantu benshi bumva yuko kubera ko babatijwe bakabatizwa mu mabatizo w'amazi menshi, waba warabatijwe mu mazi menshi bakakushyira muri Yorodani, baba barayagusize mu gahanga, umubatizo wose waba warabatijwe. Iki gitondo icyanzinduye ni ukukubwira ngo ukeneye kwimikwa, ukeneye kubatizwa umubatizo w'umwuka wera. Paulo abakozaho ibiganza, abarambikaho ibiganza, ngo abarambitseho ibiganza babandi ngo buzura umwuka wera batangira kuvuga indimi nshya. Kuzura umwuka wera bisobanuye iki? Bisobanuye guhishurirwa. Imana iraza ikakuzura muri wowe, noneho ikaguha gusobanukirwa Imana mu bundi buryo, ikaguha kubona Imana mu buryo bugari, ikaguha gusobanukirwa indimi utabashaga kuvuga, ikaguhishurira amabanga y'isi. Niyo mpamvu ubasha kuvuga indimi n'ururimi utigeze wiga, utigeze wumva n'ababyeyi bawe. Kubera iki? Imana iba yaguhaye guhishurirwa amabanga yayo n'ubushobozi bw'Imana na kamere y'Imana uba wagize muri wowe. Ntabwo ushobora gukora umurimo w'Imana neza nk'uko Imana ibishaka kiretse wuzuye umwuka wera. Umwuka wera niwe ushobora kuduhishurira ibyo tuvuga. Turi intumwa z'Imana, turi abigishwa b'Imana, tugomba kubanza kwigishwa n'umwuka wera kugira ngo tubashe kujya guhamya iby'umwuka wera. Arababwira ati niba mushaka guhamya iby'Imana, niba mushaka guhamya imirimo y'Imana ikomeye, hari umubatizo mwabatijwe kugira ngo musohoze ibyo gukiranuka. Ibyo mwarabikoze, ariko hari ikindi kugira ngo mubashe kujya guhamya. Muhereye i Samariya, muhereye mugiye i Yerusalemu, hari ikindi mugomba kuzuza. Mugomba kuzura umwuka wera. Bwoko bw'Imana, ndagusengera kugira ngo ubashe kuzura umwuka wera. Ese ni gute ushobora kuzura umwuka wera? Hagomba kuba ubusabane hagati yawe n'Imana. Ese wagira n'ute ubusabane n'Imana? Nuko ureka ibintu byose bidashimisha Imana kugira ngo ubashe kugirana ubusabane n'Imana. Niba tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo twuzure umwuka wera tubashe gukora ibitangaza, nuko tugira ubusabane n'Imana. Ujye ugira ubumwe n'Imana hagati yawe n'Imana. Ese hari ubumwe cyangwa se hari umworera? Rero icyo umwuka wera aza kugufasha ni ukugira ngo avaneho uwo mworera cyangwa se iyo distance. Muri iki gihe turi mu kurwanya covid ndetse no kuyirinda, bavuga social distancing. Ndakubwira ngo urwanye social distancing hagati yawe n'Imana. Ukurushaho gushaka kuzura umwuka wera, ubashe kugira ubwo busabane no guhura n'Imana no gusabana n'Imana, noneho bizagufasha kugira ngo ubashe kuzura umwuka wera kandi ubashe gukora ibikomeye Imana igushakaho. Ntabwo bikwiriye yuko ukora umurimo w'Imana utaruzura umwuka wera. Kubera iki? Niwe utuyobora, niwe muyobozi wacu, niwe uduhereza ibyo kuvuga, niwe utwigisha ubwami bw'Imana ndetse no kwaguka kw'Imana n'amabanga y'Imana tukabasha kuyikorera. Ndagusengera rero wowe nanjye turusheho kuzura umwuka wera kugira ngo tubashe kuba abakozi b'Imana n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo rujuje ibyangombwa. Niko ngusengera wowe nanjye mu izina rya Yesu, amen. Niba ushaka ko dugusengera hanyuma tukakira icyifuzo cyawe, cyangwa se tukatwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook Eden Temple International, hanyuma ukadukunda, hanyuma ukatwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook, hanyuma tukamenya icyifuzo cyawe. Imana iguhe. Inshuti zacu, nagira ngo mbabwire yuko niba ufite icyifuzo cyangwa se ufite icyo ushaka kutubwira, ushobora kutwoherereza ubutumwa bwawe kuri telefoni yacu 0788 777 999, cyangwa se ukadukunda ku rubuga rwacu rwa Facebook Eden Temple International, ukadukunda hanyuma ukatwandikira ubutumwa bwawe tukabubona, cyangwa se ukadukurikira nanone kuri YouTube. Imana ibaha umugisha naho ku cyumweru gitaha.